tuze tuganire rero bakunze umupira w'amaguru by'umwihariko abareyo ntago twaganira kuri ekipe yabo tudahere ku nkuru nahereyeho mu ncamake babwira nti bategereje ko bamwe turyama ariko nasanze saa sita zuzuye ikipe ya Rayon Sport nibwo yatangaje ko Mohamed Ouattara ubu ari umubruze ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni myugariro akaba yarakiniye amakipe atandukanye arimo Wydad Casablanca anagerana nayo ku mukino wa nyuma wa CAF Champions League yanatwaranye nayo igikombe cya shampiyona cyo mu gihugu cya Maroc. Yakiniye ikipe ya Simba Sport Club, akinira ikipe ya Al Hilal ndetse n'ikipe ya Al Ain zo muri Leta Zunze z'Abarabu. Yakiniye kandi yakiniye mu gihugu cya Qatar, ubwo bivuze ko yakiniye muri Maroc, Sudan, Tanzania, Saudi Arabia ndetse anakina mu gihugu cya Qatar. Uyu niwe mukinnyi mushya tugiye guheraho mu ikipe ya Rayon Sport Iber mbere yuko tuganira muri rusange ikipe ya Rayon Sport. Reka tumenye ibanga n'ubundi ibintu byararangirewe yatwaye sekafa. Buri munsi twavuganaga na hari ingingo buri munsi burangira amasaha twivuganira y'ijoro akenshi nko masaha 3-2 gutyo. No muntu wakubwiraga ngo Matumona no umudefanseri twakurikiranye tuzi ubushobozi bwe azadufasha. Yego. Igihe Matumona atatangiye kwitwara neza bigaragara ko ari mwiza mu kwantisipa kuri match ya KVZ gusora umupira ariko ukabona nahura n'ababataka b'imbaraga batyaye bizamugora. Match ya KVZ niba wibuka cyagiye nazanye imishandiko y'impapuro cyagiye nari ndwaye igihe nagarutse mu kazi nibwo twaganiriye ariko umwe ngo nshuti Didier nubwo muvuga ngo ari umubencheri muri Gorilla ati mu mwaka nzamugira umudefanseri uzagera kuri rwego gukina muri equipe nationale. Icyo ashaka kuvuga ni umukiryi ugifite akazi ko gukorwaho arabyemera hari ingingo arabizi hari nuko twanabiganiriye kubera excitement y'abafana ngo equipe ngo yageze kuri finale tubigana imaze kwitwara neza muri demi finale nasuragamo ikeneye imyanya 3. Yego. Hambwa ni cyane mu defenseur central ikeneye mu mediateur ikeneye n'umwataka. Yego. Afana kwera excitement ngo abonye ngo ibintu Didier yakinnye ngo ibyo nuko utamenya umupira ngo umwataka ngo ubuse ngo umwataka ngo kamene ngo numuswa hehe ngo ntimube muzi umupira ngo noese ngo ubona ngadakora ku mipira. Ibyo urabivuga kuri umufana nyine kandi ndakumva. Ariko nubu ngubu hari ingingo aricara akavuga ati biragaragara yuko nitujya kuri nivo zo hejuru niyo ukunda gukoresha ya jambo ry'igifaransa kuri varize akavuga ati hari ahantu bigera ukaba udashobora kuri varize ino nivo abakinnyi bari bafite y'aba central defender bari bafite ntabwo umbwira ngo reka tuvuge Rayon Sport yinjiye mu matsinda ufite match 6 ugiye gukina n'amakipe nayo yabaye meza ku mugabane wa Afrika. Reka tuvuze umaze guhura na APR yamenyeranye yafatishije uri kwibwira yuko byoroshye cyane kwizera muri Matumona na Didier se ntabwo ari ntabwo byakunda kugira rero ngo wizere yuko ikipe ikomeye mu Rwanda dutinya ikintu cyo kuba twakwa upgradinga equipe tukagenda mu marangamutima afana barabikunda cyane ngo twatsinze ngo nta wundi mukinnyi dukeneye ariko ibyo iri kuvuga ngo mwatsinze iyi yari tournament byari rushanwa rigufi mwatsinze oya batsinze n'amakipe akomeye pe batsinze Hilal batsinze Taska bataza ngo twasuzwe intsinzi yabo batsinze gol 2 bakipinze kuri shit bakinnye neza batwese kafa bakomeye pe ariko hari kizaza kikaruta sekafa. Yego. Confederation zaziruta sekafa erega na champion wibuke ko champion uzakuba match 34. Yego. Kandi ntabwo ukeneye kwibeshya kuko ejo n'undi nugera imbere bikagaragara ko wenda Didier atari kureponda neza nubwo ari umukinnyi mwiza ko Didier ni umukinnyi mwiza pe umukinnyi muto uzaba no defenseur ukomeye uzi braminga ngo twagomba ko twaraguze mu defenseur ukomeye icyo rero yagikemuye same none nabwiye ngo turi mu mwanya wo kuvugisha Rayon Sport ntinanyuzwe n'ubusatirizi nimero 9 Rayon Sport barakubwira bati nibyo twatwaye sekafa Kameni yitwaye neza akora ku mupira avuye mu gitego cya mbere Kameni yakoze ku mupira avuye mu gitego cya kabiri kuri finale hari n'izindi match yagiye adufasha nibyo pe ariko baracyakubwira yuko nimero 9 wa Rayon Sport ntibaranyurwa ahantu mu myanya 3 twavugaga na hari ingingo icyo gihe namubwiraga hamwe ni mwazanye musanga kuri 6 na hari ingingo yarabyemeraga yuko
abonye Musanga yasubiza Modera Akbar kuri kabiri. Ibyo nkubwira n'ibintu njye naganiraga nawe kuri telefone atahakana azi neza. This time amaze kubona ko Mediane ye bya bintu biri twavuze ifite icyo kintu cya complementarité ubwuzuzanye no kumva ibyo ashaka ko bakina bya twavuga bya comprehension. Akavuga ati Jingale na Moderi barahuje nta kibazo gihari. Ahubwo yareba n'ibintu Kabange yakoze muri no Sekafa umuntu atsinze imipira abatanze imipira yavuyemo ibitego. Kavuga ati nta mpamvu yo kugura undi dufite n'umusimbura we Obed. Aravuga ati ubu nta mpamvu yo kwirirwa turwana na nimero 6. Obed ni kwaganijwe. Obed ni kuri kabiri sorry. Ni muri 3. Namwitse Zuberi. Iriya mukura yawe. Iriya mukura ibintu byose utekereza mukura. Twikomereze n'ibyo. Biragaragara ko aho ibitekerezo biri no gushaka rutahizamu. Mediane barasa n'aba batoya na twiyikoraho imeze neza. Wenda bakavuga bati nabo bana b'abanyarwanda ba Christian ba Fabio Nkundimana nabo nabakinnyi beza umuntu yagenda afasha bakaba basimbura sitwa champion y'u Rwanda ni n'abantu banayikina. Sinekereza ko ba Christian ba Fabio kuri izi match ntoya za Sunrise bari Kigali Nyamirambo basimbuje batabasha kuguha ibyo babakeneye muri match babikora. Muri Mediane ikindi utarahava urumva icyo uvuga cyo kuzana Musanga barabitekereje nibyo bagashyira uyu musore Modera Akbar kuri kabiri ariko basanga nko muri shampiyona ibyo ntacyo byabafasha. Yego kuko bakeneye abakinnyi b'abanyarwanda 3 bazajya babanzamo muri ba 8 b'abanyamahanga no ngo nimero 2 nimero 3 na nimero 7 ngo ni 3 ni Kabange na Ganijuru. Yego nibo bakinnyi bagomba kujya babanzamo. Bitabaye ibyo ngibyo Kabange adahari habanzamo Obed. Ganijuru n'abatagiyemo bagomba gushyiramo uyu mwana wita Fabrice cyangwa se na Zuberi. Ngo iyo myanya ko ari 3 hagomba kuba ari abana b'abanyarwanda. Bivuze ngo rero uramutse uzanye Musanga ugashyira Modera Akbar kuri kabiri muri abanyamahanga warenga kuko bahita babikenda. Musanga agiyemo ari umunyamahanga Akbar nawe agiye kuri kabiri ari umunyamahanga icyo gihe muri shampiyona kandi nabo ari kuviza cyane bifuza no gutwara byabipfuye. Mujya mutera icyotezo Didi. Mujya mutera icyotezo Didi. Ndavuga Didi wacu ariko kuko muri Rayon hariho ba Didi benshi. Uburyo bahisa yihuta cyane agahita azana lineups za Rayon Sport. No muntu twakuye ahandi afite experience. Nta kibazo tuzana produit fini no twazana produit tararangira kiri mu ruganda ni rig proven ntabwo dukoresha abastage no mukiri bigaragara abo dukoresha abastage dukoresha aba gwari yo twavuga ko urumva Mediane yo pe uko bigaragara ni kuriye abanyamahanga barimo n'abanyarwanda barimo bagashakira mu yindi myanya. Erega ikikwereka ko nanone abanyamahanga wa mugani yari na issue ikomeye ibera akomeje ku kintu cyiza nabwo ifite benshi. Reka nkubwire rikoga nk'ubu Rayon Sport ishaka umwataka ubabare nubwo iri kubikorera cyane buriya Rayon Sport target yayo nyuma yo kubona to n'amatsinda barashaka amatsinda. Uzi ko amatsinda twarabaze izi match ebyiri iya mbere ni ya kabiri nyine round ya preliminary na ya kabiri kafu yarabiryoheje ibihumbi 100 ni hafi miliyoni 150 hafi nizuze neza ariko zirabaraho make. Ariko bagiye mu matsinda ya Confederation ni ibihumbi 400 by'amadolari. Ibihumbi 400 iri guhagurukana 30 zayo kugira ngo ubyumve muri Sekafa. Banza ubyumve ibihumbi 400 wongeye hibye 100 bikaba ibihumbi 500 iramutse yakoreye tuvuge idasohotse mu matsinda igakorera sense twarabaze dusanga ni miliyoni 735 z'amanyarwanda. Wavuga ngo harimo ayo bazaspendinga yego ingendo ariko hari ikintu ugomba kwibuka bazaba bafite match nyinshi bazakira kubera iyo mikino. Niba tsinda round ya mbere bazabona amafaranga y'amatike azabafasha get collection mu rugendo nyine rwa round 2. Round 2 bazakina match nabo retour hano. Izo si match ebyiri bazabakiriye. Rayon Sport irimo irategura indi match ya gishuti ikomeye igomba kumurikwamo imyambaro cyane. Iyo bakerekana n'abakinnyi bashya hatagize igihinduka kuri iki cyumweru. Yego iyo match nayo nandi mafaranga bari kubara barakina na Elimelek baramutse bagiye muri ayo barakina na Elimelek ukwerekana imyambaro urumva aho ni sawa. Baramutse bagiye mu matsinda amatsinda ndavuga ya Confederation bazaba bafite match 3 hano mu rugo. Izo match 3 nazo ni get collection niba zishyira mu mahoro ntago bazabara nka miliyoni 300 bakuramo muri match z'amatsinda. Ubwo wenda abana bonye n'abantu bamamaza nabo kamemu ntibabo bakakubwira bati rero tuzajya gusoza byibura nindukanagira mu matsinda dukorera amafaranga miliyari y'amanyarwanda.
bakakubwira bati ibyo ntibyadusunika isezo gusa biba bigiye no kudukorera na sezita cyane bakavuga bati ariko nanone reka tugure nk'umwataka ahantu handi twumva dukeneye umukinnyi ukomeye aba bakinnyi dufite modere ya Akbar Jingare na Jigwiva baradukinira mediane baracyanameze neza bari fresh noneho twongeremo umwataka ukomeye twongeremo umudefanseri ukomeye ubundi abanyamahanga muri shampiyona aho niho bazaba ikibazo ariko muri confederation nta kibazo ariko mukuntu muri shampiyona icyo ibere yaravuze byaba ari ikibazo nk'ubu rero tubara abanyamahanga ifite kugira ngo wumve impamvu itari bugure benshi ifite umuzamu w'umunyamahanga Dande Junior ifite abadefanseri batatu b'abanyamahanga ifite uyu Chopra ukina ikagira uyu baguze akiyongeraho na watara bazanye batatu babaye bane n'umuzamu ikagira umukinnyi babiri bo muri mediane Jingare na Jigwiba b'abanyamahanga ikagira ku ruhande Boris w'umunyamahanga ikagira Tisokojo umunyamahanga ikagira Junior Kameni umunyamahanga ikagira Ngonge Gruare Jigiba twamuvuze hari hagati naho Ngongo uri komeza twari tugeze kuri Jigiba yavuze Jingare na Moderi twari tugeze kuri bari ahubwo Moderi niwe atari yavuze Akibari ntiyari yamwibagiye biroroshye ni abadefanseri batatu n'umuzamu bane n'abamediateri batatu barindwi kongeraho umwataka 8 kongeraho Boris 9 kongeraho Tiso 10 kongeraho Gruare Ngongo usimbura 11 Asmani haragendereka 12 ariko nawe barashaka kumunekura ngo nawe n'umwataka 12 urumva n'umubare Toni Kitoga 13 urumva baravuga bati abakinnyi 13 dukenera 8 niyo mpamvu bari kuvuga bati nituza n'undi mwataka w'umunyamahanga Asmani dushaka hajya kugira ngo tugabanye bataba benshi n'ubundi tutazakenera ariko abo 13 bakavuga bati tuba ari bo dufite ubwo nyine Asmani mu gihe yagenda bakazana umwataka ukomeye bizaba byoroshye ko nyine hari batanu batazajya bagaragara kuri Fedo match hari abandi 8 bazajya bakoreshwa ariko mu mikino nyafrika iyo kalite y'abo banyamahanga bose tuzajya tubarinya tubazana kuko urumva nk'icyo gihe bazajya bahita bafatana amatumona n'uyu mwana w'umunyarwanda Didier babashyire kuri bench nibajya muri confederation icyo gihe bazajya bafata batari Kitoga n'ubundi ntikorwaho n'abanyarwanda bazajya bafata Toni Kitoga bamushyireho kuri bench nk'umunyamahanga urumva ni nko kuvuga ngo ni nko gufata nka 13 b'abanyamahanga bose bagahita bongeraho abanyarwanda nka 7 bagakora 20 bajya kuri Fedo match ya confederation ikigaragara cyo ari nacyo ngende kubabwira bariyo nibona nimero 9 mwiza ufatika Rayon Sport mukabona ikandagiye mu matsinda mukabona Rayon Sport irabikoze ikandagiye mu matsinda Rayon Sport izabikubisa ikintu APR ahantu ni nka kwa kundi umuntu agufataga akavunira nko mu rutugu izabikoze ikintu kugira ngo APR aho hantu haze ihunge icyo kintu izabasha kugicika bizayigora Rayon izabivuga ibi bintu bibiri ngo amafaranga yose mushora tubashije gutwara Sekafa tunagebwa kabiri mu matsinda mutarakandagiramo abareba bazajya bitwaza cyane ariko ngira ngo abareba bazajya bitwaza icyo navugaga Sekafa Kagame Cup yabaye igipimo cyiza cya kwereka Rayon Sport uko ihagaze ni umwanya mwiza wo kugira ngo abayobozi n'abatoza n'abakinnyi barebane babwizanye ukuri ku ikipe yabo ihagaze tombora yarabaye iba mu gihe cyanyacyo uyu munsi bazi ngo dufite abaye ba opponent dufite Panther Dinde dufite na Black na Black what ya Black Bulls yo muri Mozambique Rayon Sport nuvuga ngo yego ni ibikorereho ifite ibyo igomba gukora hano muri champion ko muri championnat harazagera kavuga ngo okay Jingale na Mudera Akbar uyu munsi kinana na Christie Jingare afata umwanya ruhuka Christie yase umukinnyi mubi utatsinda match ya Marine match ya Musanze match ya Etincelle sibyo ejo bakavuga bati okay biroroshye eritatu fata uruhande rumwe ati Sokojo naruhuke urumva dukinishe undi mukinnyi w'umuhinga Daniel ariko hagati aho wibuka ko yego nibemeza rya tegeko rya batatu muri 10 muri 20 bajya kuri Fedo match batatu bahe under 21 babana bakiri bato nabyo bagomba kubirebaho nabyo bazabiremezwa bafite Daniel Muhoza ubu ni uwa mbere tatu nafite 21 se na tatu akaza ari 21 tatu azaba yayirengeje
azaba yayirengeje ko babara uwavutse tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu azaba yayirengeje uwavutse byari setatu azaba yayirengeje kubera ko yari muri 21 mwaka ushize rero umwaka utaha w'imikino azaba yagiye nta kibazo bazazamura abandi bana batoya Pascal yari yayirengeje ariko ubwo impamvu nabikubwiraga Pascal ntabwo arayirenza Petit Messi ntabwo arayirenza ni ukuvuga ngo rero ikintu gihari Rayon Sport navuga ako gakaru kazabagonga ko kazarya umwanya ni ukuvuga ngo rero ikintu gihari Rayon Sport abakinnyi irimo iragura cyangwa se uburyo irimo iragura igomba kumenya gutandukanya amaproje abiri ni ukuvuga ngo proje ya confederation turayinjiramo gute proje ya shampiyona turayinjiramo gute icyo nicyo nashakaga kukubwira ibyo ntibigomba kubahagarika amaraso kuko ni proje ebyiri zitandukanye kandi banakeneyemo amafaranga ku buryo butandukanye icyiza urebye uburyo ikipe ya Rayon Sport yumbatse muri iyi sezo njyewe nanayishimira cya mbere na mbere Rayon Sport ari ifite uburyo ujya gushaka umukinnyi ukamubura pe ariko nk'ubu nagiye gushaka Mohamed uwataha byose amakuru si nawe wenyine n'abandi ifite uyu munsi icyo bisobanuye ni kirere Rayon Sport uyu munsi yubatse mu buryo bwo kutavuga ngo nitubura akabange biragenda bite barasohora umukinnyi bazana urugo barakomerejeho niyo mpamvu rero Rayon Sport ntigomba kugira igihunga cyo kuvuga ngo ngaba abanyamahanga turabakoresha iki nicyo navugaga jya muri project ya nibajye muri proje ebyiri urabona ko ikipe ya Al Hilal imeze ivuga ngo dufite proje y'ikipe izakina mu Rwanda na proje y'ikipe izakina iwacu muri Sudan ni nako kuri Rayon Sport bigomba kugenda kuvuga ngo mu kubaka squad bagomba kugira objectif bakavuga ngo mu matsinda cyangwa se gushaka amatsinda ya confederation turinjirana abaye bakinnyi turakoresha abaye bakinnyi nitugera muri league tuzaba dufite abaye bakinnyi bo kugenderaho kuvuga ngo kugira umubare munini w'abakinnyi nibyo imibare yose igomba kujyamo bakajya muri payroll bakajya ku mubare w'abanyamahanga bakajya mu mubare w'abakinnyi bakiri bato byose bizaba bijyana n'amategeko ya league ariko nanone nicyo nasobanuraga Rugaju batandukanye proje kuvuga ngo ni proje ebyiri proje y'amatsinda turayatakanamo n'abandi turajyanamo n'abandi proje ya shampiyona turayikinisha abandi ari ingingo arakubwira ngo Rugaju umva ndakubwire Rayon Sport ikintu gikomeye yakoze cyiza yishimira yaguze abanyarwanda beza icyo nicyo kintu cyiza yishimira kurusha ibindi buriya abanyamahanga niyo yabanzamo 8 kuriya n'ubundi babanzamo kabanzamo Dande Junior w'umuzamu aba center back babiri bakaba 3 ikongeramo aba mediateri 3 bakaba 5 ikongeramo na 3 imbere bakaba 8 ikabirafunze erega biroroshye ni ukuvuga ngo 8 ni 3 b'imbere ni 2 b'imbere kuko yari atazafata uruhande y'umunyarwanda ni 2 b'imbere ni Rutahizamu na Atiso bagafata impande na mediateri 3 bagahita baba 5 bose urabizi ko ari abanyamahanga n'aba center back babiri bakaba 7 n'umuzamu bakaba 8 bakagira Ganijuru bakagira na Kabange hanyuma bakagira na Eritatu barakubwira ngo abo ni ikipe nziza cyane muri shampiyona hangana na buri wese niyo mpamvu bavuga ati turagura Rutahizamu ukomeye nta munyamahanga ubwo wundi uzajyamo ubwo bakitoga ubwo bangonge ubwo bande ntibazajya baboneka no kuri fedo match no guhembwa nyine badakina 8 babanjemo ni nabo bari kuri fedo match wenda bench yabira abanyarwanda gusa ikina azajya akora nko muri central defense rimwe n'uguturuna kuko Didi yatweretse ko arekona kandi ari umunyarwanda azabona iminota rimwe yihe option yo gusimbuzamo umunyamahanga umwe umunyamahanga bo wenda nka Kitoga se nka Gruan Ngonge se nibazanye umwataka wenda shyire na Kameni kuri bench se cyangwa se umwataka wundi baguze ibihindi option nyine yundi musimbura hari n'ukundi ko biragoye urumva ngo abantu batamwe ngo Gruan niba tabanjemo nazajya ubona ko ni fedo nko kuri tambo biragoye akajya hejuru ezo ko yambuye no kuvuga ngo hari abakinnyi hari umukinnyi ushaka kuzajya kubitanga urabona nka Matumona atagiye no muri lokal urabona nko umuntu witwa Matumona kariyeri ye muri Rayon Sport buriya nshatse navuga yuko kugira ngo azajye kuri bench nkurikije ukuntu Chupro yakinnye bakabazanye n'umudefenseur w'umunyamahanga bafite Didi ntago bizigera bimwe ni nimero 4 ni nimero 4 ariko ni nimero 4 ku buryo mu gusimbura nanone ntabwo azajya asimbura kubera ko Rayon Sport ifite shortage y'abanyamahanga kuko yarangije yafite abanyamahanga ni benshi umubare munini w'abanyamahanga amagara utse tariki 28 z'ukwezi kwa 8
muri 99. imyaka 27. yego afite indeshyo ya metero na 90. uyu akaba afite ubushobozi bwo gukina mu mutima wa defense mu gihe ari gukina muri defense nyine ya babiri cyangwa se umutoza yahisemo gukina defense ya batatu. ibyo byose ajya abishobora. abari aho hagati na hagati. yego uyu myugariro mu bintu azwiho cyane imipira yo hejuru, amaduweri yo hejuru ebana ngo aba ari uwa mbere. ku mateka ye rero yakiniye ikipe ya Wydad Casablanca mu mushinga bari bafite muri 2018 2019. icyo gihe batwarana igikombe cya shampiyona Botora Pro ndetse banagerana ku mukino wa nyuma CAF Champions League niho batsindiwe. ku mibare rero ari mu ikipe ya Wydad mike igaragara ni uko yakinnye imikino 6. hanyuma muri iyo mikino ya shampiyona irimo na Champions League aza kuhava 2019-2020 ajya mu ikipe ya Renaissance Zemamla n'ubundi yo muri Maroc. ariko icyo gihe yaratijwe ikipe ya Wydad. icyo bisobanuye yari afite imyaka 19 ajya muri Wydad. noneho urumva ntabwo yashobora kugenda, birumvikana umwana w'imyaka 19 ngo ajye kuba umusitata. icyo gihe agenda atijwe kugira ngo abone umwanya wo gukina. ahageze yahakinnye imikino 8. arahava yose zirangiye. noneho ahita ajya mu ikipe ya Al Hilal Omdurman. icyo gihe yerekezayo muri Sudani muri 2020. yahagiriye ni naho navuga ngo niwe kariyeri ye noneho yahise itumbagirira, kuko n'umwe mu bakinnyi bagize ibihe byiza banafasha ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani. icyo gihe anakinana nayo imikino y'amajonjora ya Champions League. uyu mukinnyi yahakinnye imikino 17 ahakina iminota irenga 1500. ntiyigeze ahakura ikarita y'umutuku, yahawe ikarita 2 z'umuhondo. muri CAF Champions League akinira ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani yahakinye nanone imikino 20 akina hafi iminota 1617. nibwo yahavuye ajya mu ikipe ya Simba Sport Club. ntago yahatinze kuko yagiye muri sezo 2022-2023. sezi ikurikiye yahise ajya mu ikipe ya Al Ain yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. ahubwo siyo yakinnyemo ntuzara Al Ain peti uno mutipe watakira Maroc uyu mutipe Sofiane Rahim reka ndebe niba ari icyo gihe yagaragaye mu mukino wa nyuma w'irushanwa ryitwa King Cup. icyo gihe ariko ikipe ye yatsinzwe na Al Ahly ibitego 3-2. hari mu kwezi kwa 9 tariki 26 2023. iki mibare rero imugaragazaho ari muri iyo ekipe ntago yigeze oya uretse ntago turagerayo, ntago yigeze abona umwanya uhagije wo gukina. yahise yivamo ajya mu yindi ekipe yitwa Al Muroj muri sezo ya 24-25. amakuru avuga ko yakinnye imikino 11. ni imyugariro nta n'igitego yatsinze kuko bimwe mu byazwiho ni imipira y'amasantre muri kona nayo ajya atsindamo ibitego. so sezo rero iyi ngiyi turimo area yini irakomeye cyane niyo nikinamo ntuza nikinamo Sofiane Rahim. abakinnyi ntago nyamfa kwibeshya hano bakina. sezo ishize rero 25-26 yari mu ikipe yitwa Al Ahab. niho yakiniye abakinira imikino 7 mu mwaka w'imikino. aha rero hakaba hari konsinyi ivuga inkuru nasomye ko yari amaze iminsi adafite ekipe, bityo bagira inama umutoza atazafata umwanya wo kumuha igihe kinini cyo gukina ahubwo yagenda amwintroduiza buhoro buhoro. ngayo amwe mu makuru nashakishije wataha. iyi yaherukamo ni muri Qatar. yego Qatar. Al Ahly Club yitwa Al Ahly Club. niba byitiranye niyo muri Arabia Saudite. iyi ngiyi niyo muri Qatar niyo kipe aheruka gukinira. njye nshobora kuvuga ndebye parcours ye navuga ibintu nka 2. Didier yarakoze akantu keza ushatse wakarekeraho. umukinnyi
ushaka gukina muri Wydad Casablanca igakina finale ya Champions League niyo yaba ari ku ntebe ufashe 2018 kujya 2020 ku musore ufite imyaka 27 ubu urumva hacamo nk'imyaka 6 urumva arafite nka 21 byonyine kuva mu gihugu nka Cote d'Ivoire ku myaka 21 ukibona mu ikipe nka Wydad n'ukuntu yari imeze icyo gigera kuri finale ya Champions League birasobanura yuko ufite tara idasanzwe ivuga icyo ntacyo guca ku ruhande iyo urebye amakipe yandi yanyuzemo aya makipe nka za Renaissance ukaza muri Al Hilal Club ingi kwita abantu i Kigali kigere no matsinda iyi kipe yakinaga amatsinda urakoze cyane nicyo nashaka kumentioninga yego 2022 Isimba yakinaga amatsinda none ukajya muri Alain iyi kipe turi kuvuga Alain ni ikipe ikomeye ni ikipe oya ikina mu Champions League ya Asia yigeze no gutwara icyo nakwita Confederation ya Asia irimo ba Sofiane Rahimi nshobora no guhita ndeba umwaka ko ndabyibuka neza cyane ari n'igihe bigeze gukina n'ikipe ba Cristiano Ronaldo let me look Alain nibuke neza ntuza yayo ndeba umwaka batwayemo igikombe cya yes umva ukuntu biteye nk'ubu ngubu mu bikombe bafite batwaye kugira ngo urebe ukuntu ikipe ibikaze 2025-2026 yatwaye igikombe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cya champion yego yabaye champion mu makipe 18 urumva iyi kipe ya Alain turi kuvuga ntitindeho cyane kugira ngo iyi rero urumva ko kuba ari ikipe byonyine iri ku rwego rwo kuba yakina igatwara ibikombe ni ikikwereka ko atari ikipe iri aho ngaho y'agapfuka imvugo arimo so 2024 yatwaye cyitwa yari akirimo Globe Soccer for the best Middle East Club yabaye ikipe nziza muri Middle East yatoye ikipe nziza muri Middle East 2024 kugira ngo rero urebe ukuntu ari ikipe iri seriye ni ikipe mu by'ukuri yatwaye treble 2022-2023 nibwo batwaye Champions League reka twigarukire uyu mukinnyi rero urumva ko amakipe yose yagiyemo ni amakipe afite uko ameze ntabwo ari amakipe yavuga ngo ari hasi Wydad Simba Al Hilal Alain njye navuga ngo birashimangira ko nubwo mu myaka wenda ibiri yaba atarameze neza ishize yego ariko ku rwego rwa niveau yakinnyeho akaba atanashaje cyane wenda niyo twaba twenda ko cyo yindi 3 y'Abanyafrika tuvuga ikaba ari 30 wenda birashoboka ntabwo yaba atari ku rwego rwo kuza ngo akine ari umukinnyi wabanzamo muri Rayon Sport abataragize impamvu zindi zikomeye ruzimvune zo kumara igihe kinadakina ushaka kumuhungabanya bikomeye icyo navuga Rayon Sport yaguze umukinnyi ufite parcours nziza aho yaciye n'amakipe yanyuzemo nkuko Rugaje yabivugaga ntago ari amakipe yoroshye yego ariko nge ndabijyanirana n'igitekerezo cya Rayon Sport nyuma ya Sekafa Kagame Cup nuvuga ngo Sekafa yabaye igipimo cyiza cya Rayon Sport cyo kubagaragariza aho bafite imbaraga naho bakeneye kongera imbaraga yego aho twahurizaga twese nubwo twabibanaga ko muri defense yabo hakirimo ibyo gukosora ndabyibuka Rayon Day kirangira Rugaje twarakoranye yego avuga ati simbona amatumono uza gufasha ikipe ya Rayon Sport mu bwugarizi uribuka ibintu nababwiye muri match ya Jamus yabereye igicumbi nababwira ngo umwe mu bayobozi yavuze ngo dukeneye gukora muri defense icyo gihe wanavuze uti yego ibatsinze 4 ariko binjijwe 3 nuvuga ngo defense ya Rayon Sport nubwo muri Sekafa Kagame Cup itatsinzwe ibitego byinshi ariko nuko yari ifite mediane nziza yabazibiye wa mugani n'umuzamu bakabafasha ariko ubundi muri defense twabonagamo inenge